Yamano yakuye umutima abamukurikira nyuma y'uko abasangije ifoto imugaragaza asuka amarira, arangije avuga amagambo akomeye yuje agahinda, asoza asezera inshuti ze azisezeranya kuzahurira mu ijuru. Ibi uyu muhanzi yabigarutseho abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga, aho yasangije abamukurikira amagambo yuje agahinda kenshi. Uyu muhanzi ahamya ko yatewe n'inshuti ye yizeye ikamutenguha, ahari wenda kubera kuvukira kure y'iterambere hari igihe aho urukundo abantu akarwima imbwa, kandi burya imbwa itakugambanira. Yakomeje avuga ko nta muntu n'umwe wamwumva, ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima we, ndetse ko ibihe bizacaho hakaza ibindi kandi byiza. Anasoza agira ati, mwana wanjye cyangwa muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Ni amagambo yakoze ku mutima abakurikira uyu muhanzi, ndetse bamwe bibaza impamvu y'aya magambo aremereye gutya. Hari n'abagiye kure bagaragaza ko uyu muhanzi yaba yarafashwe n'agahinda gakabije. Ibi Yampano yavuze benshi babihuje n'ibihe bidasanzwe amaze iminsi acamo, nyuma y'uko hagiye hanze amashusho ye ari gutera akabariro n'umukunzi we. Nyuma y'uko amashusho agiye hanze, Yampano yiyambaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, atanga ikirego cyatumye aho kugeza ubu abantu 5 bamaze gutabwa muri yombi. Abatawe muri yombi bari gukurikiranwa mu rukiko, ndetse umwe mu baregwa yasabye ko na Yampano yakurikiranwaho gusakaza aya mashusho, cyane ko ari we wayafashe, ndetse akavuga ko yayabitse kuri email yari azi neza ko iriho abandi bantu. Yampano kugeza ubu ari kubarizwa i Burayi, ndetse yamaze no kumenyesha abamukurikira ko yahinduye nimero ye ya telefone.